Turabasuhuje inshuti bavandimwe duhuje kwizera, ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Kristo Yesu bikomeze kubana namwe. Turanezerewe nanone kubana namwe ku murongo wacu wa YouTube, ndetse turakomeza kubinginga cyane kugira ngo murusheho kudushyigikira mukanda like ndetse mukora kuri subscribe, musharinge video ndetse mukore na comment kugira ngo turusheho kunoza neza imikorere dushingiye ku bitekerezo byanyu. Mbere y'uko rero dutangira isengesho ryacu ry'uyu munsi, ni isengesho turi buvuge ku buryo umuntu akwiye kwatura ko ari umutsinzi. Tugiye kurebera hamwe uburyo turi abatsinzi, turi abanyembaraga, ndetse ari nta mbaraga na zimwe ziri hejuru yacu zabasha kugira icyo zidutwara. Turasoma rero ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye mu ibaruwa ya mbere ya Yohana, ibice bya 4 n'umurongo wa 4. Naho dukunda kuvuga ngo ni Yohana wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 4. Aravuga ngo bana bato, muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Iri jambo ni ijambo ryiza, ni ijambo rikomeye, ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo ryongera kutwereka ko turi abatsinzi koko, ni ijambo ryongera kutwereka yuko ari nta mbaraga na zimwe zahagurukira kuturwanya zagira icyo zidutwara, kuko uri muri twebwe aruta cyane uri mu b'isi. Ab'isi tuvuga ni bamwe baguhagurukiye, ni ba bandi mubana aho ukorera batakwifuriza ibyiza, ni ba bandi baturanye nabo batakwifuriza ibyiza, ni ba bandi mu buzima busanzwe hirya no hino aho ugenda baba bakurwanya, cyangwa se ni bya bibazo byose biri imbere yawe. Ibyo byose ni bitoya cyane kubera yuko uri umutsinzi, kuko ukurimo aruta cyane ukorera muri izo mbaraga mbi zose. Twifashishije wenda nk'icyanditswe kindi kiri muri Samweli wa mbere ibice bya 27 umurongo wa 32, tugiye kurebera hamwe inkuru ya Dawidi uburyo yishe Goliyati. Ntabwo Dawidi yigeze aterwa ubwoba n'ubunini bwa Goliyati, ntiyigeze aterwa ubwoba n'uko Goliyati yishe Abisirayeli benshi, dore ko bose bamubonaga ngo bakirukanka bakajya kwihisha mu myobo. Ariko we nubwo yari mutoya, nubwo yari umwana, ntiyigeze areba ku gihagararo ngo kimutere ubwoba, ahubwo yari azi neza ko uri muri we aruta cyane uri muri Goliyati, ariko ijambo ry'Imana rimaze kutubwira. Nuko rero 3:2 haravuze ngo Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwa azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Hano Dawidi yabwiye amagambo meza Sawuli, amagambo yo kumwiringiza, yatuye gutsinda atari yajya ku rugamba, yatuye ko ari umunyembaraga atabitewe n'imbaraga ze, ahubwo abitewe n'imbaraga z'Imana zibasha kumunesheisha uriya Mufilisitiya, atitaye ku burebure bwe, atitaye ku bunini bwe. Abandi bose bakuru be bari abasirikare, ingabo zose zari za Sawuli, babonaga Goliyati bagatinya, kugera ku rwego Sawuli nawe yari yaratinye, ntatinyuke kuba yajya guhangana na Goliyati, kandi byari ngombwa yuko akiza ubwoko bwe, byari ngombwa ko adefanda igihugu cye, ariko ubwoba ashingiye ku burebure, ku ngano Goliyati yari afite, aratinya. Ariko Dawidi wari waramaze kumenya ibanga riba mu kwatura intsinzi, wari waramaze kumenya ko uri muri we adatsindwa, yabashije kwatura gutsinda atari yajya ku rugamba. Aho yagereye ku rugamba narubwo aranesha.
nta kindi cyatumye Dawidi anesha, yaneshesheje kuvuga, guhamya Imana ikomeye ikora ibitangaza. Ubwo yari amaze kurebana na Goliyati, Goliyati yarivuze, yivuga nk'umuntu, avuga gukomera kwe, avuga imbaraga ze, avuga uburebure bwe, yirata ibiboneka by'inyuma. Ariko Dawidi ngo aramubwira ati wanteranya agacumu n'uducumu, ngo ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Yatuye ya yindi iri muri twebwe itabasha gutsindwa n'ab'isi. Wamaze kuyatura, amaze kwatura gutsinda akoresheje ijambo ry'Imana, ibuye yari ateye yigendamo imbaraga z'Imana, rimena masike Goliyati yari yishe yambaye, riramwica, rimumena umutwe. Goliyati wari igihangange apfa gutyo, yishwe no kwatura intsinzi kwa Dawidi. Nawe uyu munsi utangire watura intsinzi ku buzima bwawe. Sinzi niba mwijya mwibuka cyane ku nkuru ya Mose ubwo yoherezaga abagabo 12 gutata i Kanani. Bari begereje, bari bahitegeye, ariko kandi ntabwo bagombaga kugerayo badafite amakuru yaho. Atoranya abagabo 12 abohereza gutata icyo gihugu. Bakigezemo barakigendagenda, bamwe banyura iburyo ibumoso, imbere n'inyuma hose barakizenguruka. Abari 12 bagiye, bagarutse bose ntawagize icyaba, ariko 10 muri bo bazanye inkuru mbi, bazanye inkuru yo kutiringira, ntibigeze biyaturiraho gutsinda. Ahubwo babwiye Mose bati, Mose, igihugu twakigenze ni igihugu cyiza, ni igihugu rwose kirimo imbuto, ngo bari bafite n'imbuto bazanye zo kwerekana ubwiza bw'icyo gihugu. Ariko iki gihugu abantu twasanzemo ni banini, ni barebare, ntabwo iki gihugu rwose twabasha kugihindura, ntabwo twabasha kugituramo, kubera ko abagabo bagituyemo ari abagabo b'imbaraga, ni abagabo banini, ni abagabo bashoboye. Twebwe twibonaga nk'inzige imbere yabo. Abagabo 10 bose bihebesha abantu, ariko muri abo 12 harimo abagabo 2, umwe yitwaga Yosuwa, undi yitwa Kalebu. Ngo barangijeho baravuga bati, nibyo koko abagabo ni barebare, abagabo ndetse ni banini, yewe n'igihugu koko ni cyiza, twabibonye. Ariko ubunini bwabo, bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo ariko Uwiteka Imana natwishimira tuzabarya nk'abarya imitsima. Batuye intsinzi bashingiye kuri muri bo, batuye intsinzi bashingiye ku bo bari bo, batuye intsinzi bashingiye kutaneshwa ari Uwiteka. Uyu munsi nawe ukurimo ntabwo aneshwa. Utangire watura intsinzi mu kazi kawe. Birashoboka ko aho ukorera urwanwa, birashoboka ko ufite icyangiro mu bantu bakwishyizemo kubera wenda ko babona ukora neza, kubera wenda ko babona shobuja gukunda, bajya inama yo kukurwanya. Ariko uri muri bo wibuke neza ko atanesha. Uri muri bo ntabwo afite imbaraga zo kunesha nk'uri muri wowe. Uri muri wowe ni Yesu Kristo, kandi yatsinze urugamba. Uri muri wowe yatsinze na Satani, amubohera ikuzimu. Yatsinze Satani aduhesha ubugingo. Uri muri wowe ntabwo atsindwa. Tangira wature gutsinda. Atura ko nubwo warwanwa n'abantu benshi mukorana, ntawe uzagushobora. Atura ko nubwo hazi ikibazo kingana gute, ntabwo kizagutsinda. Atura ko niyo hazi ikizamini kimeze gute, utazatsindwa. Atura ko niyo hazi intambara imeze gute, itazaguhitana. Maze urebe. Uyu munsi wige kwivugaho amagambo akomeye. Uyu munsi wige kwatura amagambo ahamenya ko uri umutsinzi. Uyu munsi wige kwatura amagambo ahamya ko urubyaro rwawe rukomeye, kabone nubwo waba ubibonesha amaso ko hari ibibarwanya, hari ibibaca intege, ariko tangira wature ko urubyaro rwawe ari abagabo bakomeye. Tangira wature ko urubyaro rwawe ruzavamo ababyeyi b'umumaro. Tangira wature ko urubyaro rwawe ruzavamo abagabo bakomeye bazagirira igihugu akamaro ndetse n'isi yose. Tangira wature ko utazatsindwa. Tangira wature ko udakennye, kabone nubwo ibikurwanya byakwereka yuko ukennye, ariko tangira wature ko uri hejuru ya byose, kuko ukurimo adatsindwa. Ukurimo ntabwo ukeneye umuhitana. Atura amagambo akomeye ku buzima bwawe uhereye none. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Turagushimira ko uri muri twebwe. Turagushimira ko uri umunyembaraga. Turagushimira ko udatsindwa. Turagushimira ko ntawo mu isi ubasha kunesha, kuko wanesheje byose, ndetse uri hejuru ya byose, kuko byose byaremwe nawe.
icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu munsi amajwi yose yambwiraga ko ndi umutsinzwi ndayarimbuye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ibindwanya byose biroroshye, nta na kimwe cyahagurukiye kundwanya cyagira icyo kintwara, kubera yuko ari wowe unsindishiriza kandi wowe udatsindwa. Imbaraga zawe ntabwo zicogora, kuko uri Imana idasaza, kuko uri Imana itarwara, kuko uri Imana idasonza, kuko uri Imana idasubira inyuma. Nicyo gituma igihe cyose uhere none ukageza iteka ryose ndi umutsinzi, kandi icyo nshaka kugeraho cyose nzakigeraho, ndetse ntangiye urugendo rwo gutsinda, ntangiye urugendo rwo gutera imbere, ntangiye urugendo rwo gukora ibintu bikaba neza, ntangiye urugendo rwo kubiba buri kintu cyose kikakunda kikamera, ntangiye urugendo rwo gukora ikintu cyose kikarushaho kuba cyiza, kikarusha iby'abandi kuba byiza, kubera yuko uri muri njyewe adatsindwa. Data mwiza, ntangiye urugendo rukomeye rwo kugirira isi umumaro, ntangiye urugendo rudasanzwe rwo gucungura ubwoko bwanjye, ntangiye urugendo rukomeye rwo kugirira igihugu cyanjye akamaro, ntangiye urugendo rukomeye rwo kugira umuryango wanjye akamaro. Uzahura nanjye wese azatsinda, kuko azaba ahuye n'umutsinzi. Uzangirira neza wese azatsinda, kubera yuko azaba ahuye n'umutsinzi. Turagushimiye Imana, ganza ukomeze udushyigikire, imbaraga n'imbabazi byawe birushaho kubana natwe. Amina. Turabashimiye bene data, mukomeze kwifatanya natwe muri iyi kominote yo gusenga, mukomeza nanone kuduha ibitekerezo, mukomeze gusharinga video, mukore subscribe, mukande like, turushaho gufatanya twese urugendo rw'iterambere. Ndabizi neza ko tuzarushaho kwaguka no kugubwa neza, ubuntu n'amahoro bibonerwa